Hello. Wowe uri kundeba itonde kugenda ubanza ukande subscribe share na comment evara bikanda he kuri Gasaro Comedy ufite telefone yawe wagenda ugasakingamo Gasaro Comedy cyangwa mwenyewe comedy ubundi ugakora subscribe kuri wo no kunzogera warangiza ugakora iki ugatema rwose na comment nuko abantu baragaragaza twiyambaye kubara YouTube bitano tubara ukora subscribe ko share na comment ibyo tuzacu byose byose bibone turabakunda Jesus. Okay. Wetin be this? Jesus. Urifuza iki se kandi wowe ko mbona umamagara? Kuguhamagara se bijya nahanga ni utaha cyane rwose. Urifuza iki ngo tugufashe iki? Cyo kukubwira se nyine najya ngubwire yuko nagukunze nyine ngo warankunze. None se wankunze igihe kingana gutera? Maze iminsi wigenda inyuma nyine nagiye guhaha utuntu tw'inyanya nanjye ngavuga ngo kubera ukuntu ya mwana namukunze ndamenya ibye neza. Nibyo koko ariko mbanza ufite umutima ukunda. Ngire ngo nawe wahise ubimenya umutima ukunda ndawufite. None se ko nari muze waretse tukazavugana ubutaha. Ubutaha se none se washyizemo akanimero kawe nkaza kuguhamagara nijoro. Sha telefone yanjye barayinyibye. Yo barayikwibye se bambe nyine nakundi. Sha nyine nakundi none uri kuvuga. Nyine urebye yaraci hano ku gipangu yararimo ansuhuza. Agusuza kirindi kari ndani. Iyi ni ndani. Urambyuki kiwandire. Umva nkubwire rero. Niba yari na sheri wawe wakabwa nakubwa arabura kubwesha burakamu. Bivuga ngo ni sheri wanje uyu n'umugore wanje wamabyiwe. Ishobora kwanga kwita nako. Utunutse. Uburi se gutamvugira ku rugo rwanje bite byawe. Aha namukuze nyene ushaka iki? Hajya hasi kwa rugo kwa Pitso. Wa mugaro uhora ushaka umuti ukuza bya bindi. Umugore wawe yarakunaniye waretse nkamwipfuburi. Niba amagambo y'indenga kamera utangiye kuzana mu rugo rwanje. Ugiye kuzana amagambo y'isesero. Wallahi ndakumva. Omena ikisha urabo warashije murajegera ahubwo na madama wawe arihanga. Erega inyanya si ibiryo. Byango byose birakureba. Ahanga nimba turi inyanya ntago bikureba. Ariko gumwe wa mugabo mugira inama wakigenda. Ukagenda bukwirireho ukagiye wanzwe gahambira kuko kareba gusi. Babu we uramurugusha. Reka nze nkwereke matagira nkunze nkwereke. Bose nkwereke ndasha nze nkwereke. Niyo wazana na sosesha wangira hi. Witondesha bira byose wabyigiraga kuko nandi ku gipangu cyawe. Aha ni mu mbuga za leta ngwino ngozeho n'urushi rw'inzu. Zana nyagutaka nkwereke shaka rukongera nyataka. Aho gasamaza bitonkwere. Agatsinda batindi babakire ni nabo bagwa nabi gapfuka pfuye gahanga. Sha uzabaza se nanjye kugera muri jube nyine. Hello. Mbega Kigali manange kari kureka mite mpamagara mama mubwire ko nagize Kigali. Ye mama yewe nageze Kigali ubu rwose ubu tuvugana ya kaburimbo wajyaga umbwira ubu nyihagazeho n'amaguru yombi none iki ni noneho umva nafunzemo icyo bitaga kwetu kujya mu mucenja kwa kakazi kose akahita ambwira ati akazi urakemerewe ariko se kiriya gitangura reka njye kwakira igipangu kwa kakazi. Mama umva ndaje nahangaha mama wenda umva hanga bagomba kumakaza
mama ko yarajyaga ambwira ngo ku bipangu by'abakire ngo habaho za soneri. Sikunda nta soneri ariko nzi ngo niyo soneri iri buze agomba kuma akazi. ariko nawe mabye ariko uza tuhatse kumwita urugi muri iki gitondo kuko wabakiwe nose abakene kuko umubayo uzana n'ushabite byawe hasa n'ushaka hasi iwanjye n'iwawe nose niyo waba utari hose ntabwo wamakazi cyangwa ukeka ko utamaye akazi nanjye ntagasaba ahantu nirajya niri mu makazi. aha ni akazi gahari mwandaya narababizi mwandaya hano yanyu ngo ndindaya witonde maze mamagare mama numva. Hariho mama ese ko ngeze i Kigali bakambwira ngo mu maso yanyetsa nk'indaya turi kumwe aho ngaho mu cyaro wigeze ubona atsa nk'indaya? Oya rwose iki ngiki kirimo kumbeshye wabyumvishije wa maheru nakubwira wagicucu urazana ubusembwa kuri iki gipangu cyanyu wallahi ndeta nkwica yumva wowe reka ngo ujye washaka kunkubita wowe niko nawe none abantu b'ikigo none babaye gutera none siri baje kwaka akazi ni ngombwa ngo muhote wagenze neza ukama akazi cyangwa ukakibura ko nakabone aha ngaha nazakabonera n'ahandi. ushaka uko ngwakazi ndashaka gute Rike urasanga agiye kuma akazi buriya umva yewe ma akazi ndakabonye we ntugire ikibazo. buri vumba n'umuntu guhure ariko maranye nta hantu mvuye nta hantu ngiye burya ni Kigali burya hari ingegera burya